ndishima cyane none kwaje kujya gusubira mu ishuri urabizi uri umukobwa ukagira amahirwe ukabona platform isanga nko mu rugo twese turahangaha isanga tufata nk'ababyeyi ijambo yambwiye ati ndabyibuka yari mu 2022 hagati mu kwezi ahanga ati si ugomba kujya kwiga kugira ngo kariyeri yawe igihe hishyika uwo mashuri yageze kure ikimbabaje nuko agiye graduation yanjye mu kwa 12 atereye isanga mu rugo twese twahangaha isanga tufata nk'ababyeyi turakomeza kwihangana ntabwo nabura icyo mvuga kuri Gatare kuko Gatare yarankomeje umwuga w'itangazamakuru n'umwuga utorohera umwana w'umukobwa cyangwa se n'umugore muri rusange ntabwo biba byoroshye hari ibintu byinshi uhura nabyo ukumva wacitse intege ukumva wabivamo hari igihe nigeze kumva nshaka kuva mu itangazamakuru numva ncitse intege numva nshaka kuva mu isango numva sinyishaka kuhakora kandi ari igitangazamakuru nakuze nkunda nifuza gukoraho icyo gihe Gatare twaraganiriye twavuganye nk'isaha kuri telefone arambwira ati niki kiri kuguca intege mubwira uko bimeze wenda sinabibasubiramo byose hari igihe abantu baguca intege arambwira ati se uwo muntu uri kuguca intege niba ashaka koko kuva mu itangazamakuru nurivamo nturabukoze ibyo ashaka ese wowe ushaka kurivamo koko ndamubwira hoya ntabwo ari cyo nifuzaga nashakaga gukomeza kuguma muri uyu mwuga arambwira ati rero iyo umuntu ari kuguca intege ntabwo ukora ibyo ashaka ahubwo urakomeza ugakora cyane kugira ngo n'ibyo yashingiraga aho guca intege abibure abone ko ukomeye azashaka ahandi ageragereza yarankomeje ambwira ko nimba nshaka kuva mu isango ngomba kuzahava ngiye ku gitangazamakuru kirenze isango cyangwa ngiye mu wundi mwanya ukomeye aho kuhava kubera ko hari umuntu wananije cyangwa se byagenze gute narabikurikije kandi ndabishobora ni umujyanama mwiza ni umuntu wumva ko utava ku nzozi zawe kubera abantu cyangwa se kubera ikindi kintu umuntu uhora ukubwira ngo igihe ukunda ikintu ugikora neza wimanika amaboko uko byagenda kose haranira kukigeraho twese dufite byinshi twavuga ariko njye namwigiyeho kudacika intege no kuba nkiri mu isango uyu munsi nuko nabashije kugirwa inama nawe kandi nkazumvira mukomeze kwihangana mukomera ariko nzi ko Gatare yakwifuza kutubona dukomeye twishimye dushyira mu bikorwa inama yatugiriye kandi tuvamo abantu bazima muri sosiyete bafite urukundo bafite umutima udacika intege kandi bakunda abantu bakunda n'igihugu umuntu uhora ukubwira ngo igihe ukunda ikintu mfata umwanya mbihanganishe mwese abari hano gira icyo mvuga kuri Gatare mbere na mbere ngende mu isango kubera we kuko nyuma y'igitangazamakuru nakoreraga Azam TV gisoje amasezerano na Ferwafa niwe wampamagaye kuza gukorana n'Isango Star hari ibintu ye navuga namwigiyeho ndetse no ku mugoroba baraye babivuze nifuza ko bikwiye no kuba isomo kuri twebwe abanyamakuru asize mu Isango Star n'abandi muri rusange icyambere yari umugabo warangwaga n'ukuri akarangwa no kubaha indangagaciro ndetse no kubaha personality ndetse n'indangagaciro nibyo bintu yahaga agaciro ka mbere agahora natugira inama yo kwirinda byacitse nagira mfate umwanya sabe barumuna banjye hano n'abandi bakuru banjye turi kumwe mu isango n'abandi banyamakuru muri rusange hano kurangwa n'ibyo bintu bibiri kuko ibyo byatuma ubasha kuba umunyamwuga kutarangwa na byacitse gukora inkuru ufitiye facts cyangwa se wakore ubushakashatsi neza ikindi kinakomeye kikwiye kuturanga cyanaranze Gatare no kudakunda indonyi ejo barabivuze akorera BBC yahembwaga amafaranga menshi cyane amapounds menshi cyane ariko kubera ko uburyo bakoraga muri icyo gihe byari bihabanye
na personalite ye n'indangagaciro no gukunda igihugu byatumye agaruka agasi arakareka. Ndagira ngo mbasabe bagenzi banjye bari hano turangwe n'indangagaciro zaranze Gatare, personalite no gukunda igihugu. Personalite yawe aba ari ushyira imbere, uharane kugira uruhare mu guteza imbere igihugu. Umusanzu wacu ugaragare, uzagaragazwa no gukunda iyo personalite yaranze Gatare n'indangagaciro zamuranze. Nicyo numva navuga bikwiye kubera isomo twe duhagaze hano n'abandi banyamakuru muri rusange barahangaha. Murakoze. Ndagira ngo mbasabe bagenzi banjye bari hano turangwe n'indangagaciro zaranze Gatare. Biragoye gufata umwanya wo kuvuga ku mugabo witwa Jean Lambert Gatare. Mu by'ukuri nubwo mutubona duhagaze hano bamwe muri twe dukomeye abandi twacitse intege, ariko muri twese imitima yacu ntabwo imeze neza. Biragoye, ariko umwanya mwiza wo gukomera no gukomezanya. Ndibuka iyo twageraga by'umwihariko mu bihe byo kwibuka mu Isango Star, wasangaga abantu benshi ari ibihe dutinya genda bitewe n'amateka, benshi turi batoya ntabwo tuyafite ku buryo buhagije, ariko Gatare yarabonekaga akaduhumuriza akanatwereka ko ari ibintu bishoboka twakora, kuko we yakoze no mu bihe bigoye kurushaho kandi akora akazi. N'ubu rero niwo mwanya, ni ikintu tumugomba gukomera, turamugomba no gukora ibyo twebwe dutekereza ko bigoye, by'umwihariko ku kijyanye no kuba hafi umuryango we. Nubwo afite umuryango munini bitandukanye n'abandi bantu benshi, ko Gatare n'umucuruzi uri hanze aha ngaha n'umuryango we. Hari umuntu utunze publicité ya Gatare yo mu mwaka wa 2003 n'uyu munsi akiyumva. Hari umucuruzi yakoreye publicité, hari umuntu yakoreye akazi runaka umufata nk'umuryango. Abo twese tugerageze dukomere, kuko nicyo kintu cya mbere yakundaga umuntu ukomeye wiyubatse kandi ufite imbaraga. Mu nyemerere twese hamwe dufashe umuryango by'umwihariko wa Gatare kuba hafi, kuko ni ibihe bitoroshye kubura umuntu nka Gatare mu Isango. Twebwe nyine hari abo yashishikarije kujya kwiga, hari abo yashishikarije gukunda umwuga. Yararenze kuba umuyobozi, yari inshuti. Niwe muyobozi umukozi ashobora kwegera akamubwira ati twahanaba ari kumbwira ngo njye kubakorera, ukabitinyuka ukajya kubimubwira akakugira inama. Niba ubifitemo inyungu kandi ntabwo yagucaga intege, yakubwiraga agenda ariko witware gutya, kandi bikagenda neza. Nta muntu wavuye mu Isango uyu munsi uvuga nabi Isango, kandi ntekereza ibyo byose ari ukubera Gatare. Hari na benshi bagiye bashaka kuva mu Isango, ariko yamugira inama agasanga aho afite inyungu, aho abaye neza ni mu Isango. Twese twahisanze nko mu rugo, yenda ntabwo ari ibikabyo bakunda abantu bavuga umuntu neza yagiye, ariko nzi neza ko tubuze umuntu w'igitangaza kandi ukomeye mu Isango Star. Mutwemerero duhinira aha ngaha, ubutumwa bwo dufite bwinshi. Buri mutima w'umunyamakuru wa Isango Star n'umukozi muri rusange, kugera ku ari we wese n'uzanira amazi Isango Star, afite ubuhamya bukomeye kuri Jean Lambert Gatare nk'umuntu wo mu Isango. Mutwemerere duhinira aha, ibyinshi tuzagenda tubigarukaho no mu zindi gahunda zitandukanye, kuko byinshi byo birahari byo kuvuga, ariko icy'ingenzi dukomere kandi twihangane, tumuherekeze neza, tumwereke ibyishimo by'ibyo yadukoreye. Kumuherekeresha amarira ndatekereza atari cyo kintu gishoboka, kubera ko akwiye ibyishimo, akwiye kuba celebrated, kubera ko yari indashyikirwa pe. Abenshi twebwe ntabwo tugena intwari, ariko abenshi bamwita umuntu w'intwari. Kuba ari indashyikirwa rero tumuherekereshe ubwo budashyikirwa bwe, tumuherekeze mu kanyamuneza, turekeraho kurira, turekeraho kubabara. Ibyiza yadukoreye birahagije, kandi tubishimira Imana ko yaduhaye umuntu nka Gatare. Murakoze kandi dukomeze gukomera. Kumuherekeresha amarira ndatekereza atari cyo kintu gishoboka, kubera ko akwiye ibyishimo, akwiye
kuba celebrated murakoze kugenda indashyikirwa pe abenshi mwabyivugiye nyine n'intwari ariko abenshi bamwita umuntu w'intwari mu isanzure ntabwo hajya habamo vide bivuze yuko umurage we nange mugomba nyine kuwukomeza muherekeze mu kanyamuneza turekera nagira ngo nibutse abantu niba hari uwamaze kwicara atagiye gusezera ko dusigaje iminota mikeya yasimbuka agasezera kuko mu kanya turahaguruka hano hagati aho ubundi butumwa hari abantu bitwaje indabo kugira ngo tuze kutworohera umuntu ufite ururabo yifuza kuza kwerekeresha Gatare nagira ngo nibutse abaze umuntu witwa Fiona kuri 078